ngaho mbwira utaribagirwa. nyine ukunda gusambana? Oya, vuba navuka sindanabikora. Kubera iki bimbajije? Ukunda gusurwa cyane, ariko impamvu bimbajije ntabwo ndi kuyumva neza. Rikayari kwakira abashyitsi. Ngewe ntabwo naba tayari utambwiye impamvu yo kumbaza ibyo byose, niba nsambana niba ngira iki. Ntabwo nakwemerera utambanje wambwira iyo mpamvu umbajije ngo gusambana ngo imyenda, ntabwo nzi impamvu yabyo. None se ko nari kubaza ahubwo. Komeza umbaze. None se umuntu aje kugusura akarara, urumva kuri we urumva nta kibazo cyaba gihari? Nta na kimwe. None se icyaba cyahindukiye kuri njyewe ni iki? Ndabyumva. Aho ndara inzu ndayikodesha, ntabwo bambujije kwinjizamo undi muntu wansuye. Ntabwo ukunda gusambana? Ariko byaterwa n'uwo ari we. Ntabwo wambwira ngo turarane ijoro ryose ngo ntabikora. Hanyuma se ubaye uri kumwe nanjye iminsi 3 yose byagenda gute? Byagenda gute? Twaba turi kumwe nyine, yose byagenda gute? Ndabona kubaza bimbwire neza ko nshaka kumenya byose. Mu kazi se cyangwa mu buzima busanzwe? Ndakubaza iwawe ahantu uba. Ntabwo icyo byaba bitwaye. Ku kazi ntabwo ntasiba ngo bambaze impamvu nasibye, ntabwo babimbaza rwose. Rero twaba turi kumwe, ubwo naba nafashe ikiruhuko, twaba turi kumwe kabisa. Ngaya gahunda y'umunsi. Umunsi? Niyo munsi n'ejo ubishaka waza nta kibazo. Ntabwo ndi kubaza gahunda y'umunsi wo kuza nawe ntukabijyanye. Ese uri kumbaza iki? Umunsi niyo ndakubaza. Nyine mbwira gahunda y'umunsi yawe nyine njye nawe turi kumwe. Turi kumwe gahunda y'umunsi? Wenda waramutse uhageze nka gahunda y'umunsi ko yaba iteye, mu gitondo kubyuka twaza twicura wenda 2:00 2:00 tukabyuka, wenda umuntu akoga, yamara koga, ntabwo nzi niba unywa icyayi cyangwa utakinywa, wenda tukaba twakinywa se, cyangwa yaba ari inzoga akaba arizo tunywa. Waba urya mu gitondo ukarya, kuko njye ntabwo nkunze kurya mbere ya 4:00. Ukaba warya, wamara kurya tukongera tukaba turyamyemo tukaganira, 5:00 zagera. 5:00 niwo ninjye washaka ibyo guteka kandi uhari. Yesu ukareba uko tubigenza turi kumwe tukiyaranza nyine ku buryo twamara kurya nanone tugahita twongera tukaryama paka nimugoroba. Nuko ngaho ukaba urabaye tayari mu minsi 3 yose. Iminsi 3 yose wenda twazafatamo umunsi umwe nkajya kugutembereza mu mujyi, mu soko, ahantu utazi nyine. Hanyuma tugahita tugaruka tukareba ibindi dukora undi munsi wa kabiri nyine. Urumva wabaje ku munsi wa mbere, uwo ntabwo turi kuwubariramo. Nk'ejo wenda waje nk'uyu munsi, nk'ejo niho twakirwa gutyo mu rugo, ejo bundi tukagenda gutembera tukagaruka. Ubwo munsi wa 3 nyine nabwo tukirwa gutyo mu rugo umunsi wa 3 ntabwo mwumvise? Umunsi wa 3 nawo tukirwa mu rugo.
ukomeza nka gute nyine kutambwira ariko nk'umunsi wa mbere uko waba waragenze n'uwa gatatu niko wagenda kandi uwo tutariho gutaha uwa gatatu niwo wataha uwa gatatu ubwo ni ukubyuka ubwo ntabwo icyo gihe twakaraba mu gitondo wapi kuko waza gukaraba ugiye kugenda byaterwa n'isaha nabwo uri buze gutahira ariko tuvugisha ukuri ndamutse nzi kugusura ziriya saha wambwiye kare naza kugusura urumva njye nawe twamurana ubundi njye nzi kugusura wenda nkagira iyo ngiyo saa yine namanuka mu ma saa cyenda saa kumi saa cyenda gutyo ya saa kumi iwacu nagiye n'ahantu mu ma saa cyenda none guhera saa yine kugeza saa cyenda ari kumwe n'umuntu byonyine kwirinda mukoresheje puridanse mukundana ibyo bintu biravuna nibyo bintu bivuna cyane ariko twebwe tuzaba turi kwirindiye byibuze basi wenda cyakoze uzashaka nk'icumi puridanse 10 zose icumi se ni myinshi buriya ahubwo ndi kumva izo ari nkeya cyane 10 niyo mvuze nk'icumi nyine ni izo ngizo uko tugiye kubikora twambara amani nawe nibyo ndi kubwira ni bibi kereka cyakoze ndahita naha reka niza nkakuganiriza tuganira bisanzwe biri aho ubwo ngubwo saa 8 n'igice naje gutaha ubwo kamubwiye ni iminota 15 kuri 15 tunoza 2 gusa puridanse ziba ziremewe nkahita ntaha ntabwo yanyigera aho ngaho mana yanjye ntabwo byaba sinabikunda kabisa iminota izaba myinshi ni 30 ya mbere iki reka uzi wowe bwa mbere ntabwo uzarenza iminota 10 gusomana byonyine bizatwara irenze 10 nyine erega gusomana bituma erega wowe ubwawe uba usa naho uri kubikora wowe n'undi wose ni ukugeza mu gahe turangiye uwo munsi nzaba naguze ibinini 3 ibyo ni akazi kawe ibyo ni akazi kawe utazanca umugongo nzawuca tubizi ko nkurwaye tubizi ko nkurwaye urwaye nyine twaracitse ubwo nzawuca 2 oya Imana izamfashe umunsi ndi kumva nzaba mari ninzawurware kuko ntabwo nazi niyo wawurwara